mani njye mfite inzara iteye ubwoba mani irimo ibifu amara ibintu byose. God have mercy upon us. Uyu munsi bahiriwe udabaho gute Usanga hari abantu benshi mpita mbyihorera ahubwo ariko no munsi sinzi kusha ntari ngubu gahunda y'imbwa Imana yarayisonga ni gute Zeguye gahunda y'imbwa Imana ari nihebye we mana we urabona ndi kunyonga ninde ukubwiye ko ashaka ko umunyonzi none se ibindi muri kumagarika n'iki cyari deni mbarimo yumvira kano kadayi kandi nimwe ngo bateka muriko bambwiye musigaye mukorera kuri uno muhanda mumbiswe n'icyo kuri iryo gare ya bori arifite gahunda mani bamaye amafaranga y'urusenda ariko nari njye siko bura narifi ni nkoko mana byihorere bamaye 80,000 cyangwa ndimeya izindi mboga ziza bayibonye kaze neza none n'abasitari ko twese twite Bishamwe kuko zambaye tubonye tubore kaze muri kagitunguka hano gato kagitunguka shaye naje nyine ngende ahantu gasate hafi aho ngaho nari binyine we mani kugera ngati bitwaye ibyo kwita hafi kuri muri siporo gahunda kwe dufite ngo bigenze gute aha diore je wuti muri siporo mwana ahubwo bizimuramo bigenze gute kashara wizanye ndi kumwe nawe akarakara wa muntu je nimba wumva udashaka kuza naga ari wa mbere naba nishe urumva uriya muntu ntabwo nde ninya kwica umuntu inoboro mfite urumva inoboro mfite je so kwica umuntu abantu bangaye mu minota inga nimba utabyumva byibore imana Singwe nayo. Yesha